umwanzuro ufata wose mu buzima ntukawufate ushingiye mu byo urimo uyu munsi, ujye uwufata ahubwo ushingiye kuho ushaka kujya. wavuze ngo ni gute umuntu afata umwanzuro ukaba wagira ingaruka ku isi. Reka ntabwo ushobora guhindura isi, ntabwo bibaho, ntabwo uzahindura isi, ibyo byo ndabigusezeranyije. Yesu ashimwe abavandimwe, turongera kubakira mu kiganiro cyacu cyo kuri True Program, aho mukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye byinshi cyane, mukabona abatumirwa benshi bagiye batandukanye babazanira inama nyinshi cyane, ndetse babazana n'ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo dukomeze kwagura ndetse no gusakaza ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. So uno munsi turabakiriye mu kiganiro cyacu, ntago ndi njyenyine, nk'ubusanzwe ndi Himbazwe Prince, ndi kumwe na mugenzi wanjye Hope. So uno munsi twaje mu kiganiro cyiza cyane, nzi neza ko mugiye kuhavinga fun nanjye mu kiganiro twakunze kwita What do you know. So today tugiye kubabwira ikintu tugiye kubaha ingingo runaka, turashaka kugira ngo namwe muze kutubwira kuri iyo ngingo, ese muziho iki kuri iyo ngingo yacu. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu, ariko insanganyamatsiko y'uyu munsi ni umuriro. Hope ni umuriro, ntabwo byoroshye. Ni water and fire. Oya, water and fire, water ishobora kugira gutya ikazimya fire. Ariko uyu munsi ni fire. Tugiye kuganira ikiganiro cya fire, sibyo? Ariko umutwe w'amagambo wacu turaza kubaza ati ni gute umuntu yafata umwanzuro akawuhagararaho, kuko akenshi hari igihe uvuga hoya mu kandi kanya ukaza gukora ikintu kimeze nk'uwavuze yego. So uno munsi turashaka kwibaza ati ni gute wavuga hoya ukayihagararaho, ukavuga yego ukayihagararaho, kuko ijambo ry'Imana riravuga ati yego yawe na hoya yawe bari byo biba indahiro yawe. So uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ati ni gute twafata umwanzuro tukawuhagararaho bikaturinda kuba twarahira indahiro hirya no hino zidakwiriye. So uyu munsi nkuko nababwiye ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'umutumirwa, nzi neza ko atari ubwa mbere mubonye, njye namubonye ahantu ndavuga nti ndagukaciye. Naraga ndamukaciye. Ndashimana ko uyu munsi turi kumwe nawe, ngiye kumuheza umwanya abibwire, buriya afite ukuntu yivuga nabyo bigatuma umva tereka nanjye mukaciye. Turakwakira izina rya Yesu. Amen. Nanjye ngo nukwivuga mu kivugo, nanjye kubica bigacika kuri True Line. Nitwa Nkotanyi Peter. Ndumujeni. Hari ibindi nasizeyo. Ndi umujeni utubatse. Singo but birahagije. Yego, nibyo ngibyo. Kuko se Hope arakanavuze. Hari introduction Nadima yaringa cyane abajeni marene babivuga neza. Yamaze nk'ibyumweru 2 yashatse akaza kuri eglise ngo ndi umugabo ndubatse. Nanjye ndumujeni ntago nubatse. Ni gute wava muri environment ya Gikristo ukajya muri environment ya Gikristo ugakomeza gukizwa? Ni gute wava mu itsinda muri group y'abantu b'inyangamugayo ukajya muri quartier y'inyangabirama warangiza ugakomeza ukabinyangamugayo? Ibyo rero bihuriye he? Bihuye na za ndangagaciro navugaga no kuntu setting indangagaciro zawe. Nuza Paulo ndamukunda cyane muri Bibiliya, yaravuze ngo ibyarindamu yanjye byamindukiye igihombo kubwo ubutunzi bukomeye nakuye mu kuronka Kristo. Umwanzuro uza ari ingaruka zo kubona ubutunzi bukomeye buruta ubwo wari ufite. Urimo kumva? Iyo wamaze kubona ubutunzi bukomeye buruta ubwo wari ufite, nibwo ufata umwanzuro wo kujya muri iya environment nziza. Wamara kuyijyamo, ubwo ni ya myitwarire yo muri 90 mvugaho none. Ni ya myitwarire na mahitamo yawe, ntabwo ari ukwitwara gutyo kuko wabuza andi mahitamo mabi, ahubwo we niyo wisa mahitamo meza. Hari umugani w'icyongereza uvuga ngo one man's meat is another man's poison. Ikimeze nk'inyama ku mugabo umwe ni uburozi ku wundi. Icyo rero nicyo ugomba ku understanding. Muri buno buzima ndimo, inyama zanjye ni izihe? Niba uri umukunzi w'inyama, ibitari inyama kuri nje ni ibihe by'umwanda nakwiriye? Ibinkwiriye ni ibihe? Ibitankwiriye ni ibihe? Iyo wamaze kumenya ibigukwiriye n'ibitagukwiriye, kuko wagiye mu bigukwiriye byinshi, mu bitagukwiriye byinshi, ntabwo bibihindura ibigukwiriye. Urimo kumva?
icyari cyarataye agaciro, icyari cyarahindutse ibihombo kubw'ubutunzi bukomeye bundi wabonye, ntabwo gishobora guhabwa agaciro kuko wabigezemo ari byinshi. kuko niba bya bindi wa mugani w'ikinyarwanda nakunda ngo ugiye uryasaza ingazi rya mbisi, ni nk'ibyo ngibyo. ugiye uryasaza rya mbisi hajya agiyeyo akijyanira imambaye yava yaziriye, birakomeye cyo kora ariko birashoboka. Nk'urugero yenda tutagiye kure nka Israel Mbonyi, twamumenye ari umuhanzi. Ahantu yari muri environment, mu kirere kitamwemerera kuba umunyamwuka, kuba umukristo. Yari muri India, urimo kumva? Mu Buhinde ntabwo Christianity ari ikintu bashyigikiye, ni n'ikintu barwanya. Uvuga ngo ahantu yari ikindi gikomeye cy'abantu bajyayo bitwaza ngo harakonja cyane, ngo ku buryo ko haba utanywa akantu ka boosting umubiri bikomeye. Kuvuga ngo iyo ikaba impamvu ubukonje bwaho bugatuma wumva ushatse kunywa inzoga kugira ngo zikwenagizinge, kubera ko nyine niko hameze. Ikindi nagusenga guhari, ubwo bigasoza urangiye. We yagiyeyo ahubwo abona nicyo gihe cye n'Imana kugirana umubano udasanzwe. Nuza amazi abandi babonaga ari nkayo kujya kuryoshyaho, nawe arayareba arayitegereza, abonamo connection ye n'Imana, akagenda akajyayo agahuza n'Imana kuri ya mazi n'ubundi. Reka nkubwire, hariho abantu benshi basobanukiwe indangagaciro zabo n'amahame bagomba kugenderaho ubuzima bwabo. Umuntu agomba kubaho avuga ngo amahame yanjye naya, kandi ikindi ubuzima bugendera mu mahame yabwo ni nk'imodoka iri mu muhanda neza, nta kintu ishobora kuba. Ariko the moment you cross over ukarenga amahame y'ubuzima bwawe wahayeho, you just crash. Iyi modoka ivuye mu muhanda ijya muri rigorira crashing, niko n'ubuzima buvuye mu mahame bumera. Birashoboka ko ushobora kujya muri ya environment itagufavoriza, ariko ugakomeza ukagendera mu mahame yawe, nubwo bigusaba kwigengesera. Ubushize mu kiganiro nigeze gutanga kuri Turayi navuze ngo igiti ntabwo gikubitwa hasi nuko umuyaga ari mwinshi, gikubitwa hasi nuko basanze gihagaze nabi. Mvuga ko umuntu adakubitwa hasi nuko hanyereraga umugenzi, adakubitwa hasi nuko hanyerera, akubitwa hasi no kudahindura ingendo n'inkweto yambaye mu gihe cy'ubunyerere. So ubunyerere tuzabujyamo, environment tuzazihindura, ariko tugomba kumenya, tugomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, tukamenya uko tugomba guhindura naho tugomba guhindurira. Ushobora kwibaza se ubu bwenge nzabukurahe? Muri Yakobo igice cya 5:1 haravuga ngo mbese hari uwo muri mwe ubuze ubwenge ngo abusaba Uwiteka ko ari we ubutanga atiganda atishama. So niba wumva hari ibintu ugezemo ukabona bigiye kuguhinyuza, consultinga nyir'ubwenge azaguha ubwenge bwuzuye bugucishe muri environment. Niba uvuye ahantu hakwemeraga kuba umukristo ukajya ahandi ubona hakugora kuba waba umukristo mwiza, consultinga Kristo. After all, ku buzima bwa gikristo ho harimo n'inyoroshyo, kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nubwo waba uri muri karitsiye itemera Kristo, we wigumira muri Kristo gusa, nuvemo n'ubundi burimo neza nta kibazo. Ariko biragoye, hano hanze hari ibishuko byinshi. Tubiriyo tubaye realistic, ntabwo turi abanyamwuka ngo tuba mu buzima bw'umwuka, tuba mu buzima burimo ibishuko byinshi. Hano i Kigali hari abana benshi bahiye, niko njya numva bavuga. Hari abasore benshi bafite akantu kandi banafite interest mu buzima bwacu, ariko ni ukumenya ibigufitiye akamaro. Wamara kumenya ibigufitiye akamaro ugatesha ibindi byose agaciro. Nshuti bavandimwe, mwumvise byinshi atubwiye, ariko ngiye hagati aho ngaho ngize akabazo. Yego.
hari ukuntu wisanga mu buzima atari ukuvuga ngo uhinduye environment. Urugero nko ku bakobwa turabizi ko namwe murabizi ko kuba muri ghetto uri umukobwa abantu babitekereza bitandukanye. Hari uwumva ko uba wabaye ikirara, hari uwumva ko mbese ari bisoundinga nabi, hari n'undi wumva ko nta kintu bitwaye. Noneho kuri babandi bumva ko ari ibintu bibi cyane, wowe ugasetinga ukavuga ngo mu buzima bwanjye kubera ko nzi ko muri ghetto bigenda gutya na gutya na gutya ntabwo nzaba muri ghetto. Iyo ngiyo akaba ari wo umwanzuro wawe. Noneho ukaza guhura na situation ituma byanze bikunze ujya kuba muri ghetto. Ababyeyi barapfuye, nta handi hantu ufite wowe wabona ujya kuba, bikaba ngombwa ko ugomba kujya kuba muri ghetto. Ese icyo gihe uzaba udashoboye gufata umwanzuro cyangwa se aho ngaho uzavuga ko yego yawe atari yego yawe? Oya, nta nubwo ari no kudafata umwanzuro, uzaba ahubwo ubonye ikindi cyerekezo gishya. Ariko uzi icyo uzakora se, ni ukuguma ku mwanzuro wawe ukirinda icyakubuzaga kujya muri ghetto ko cyagera muri ghetto yawe, ugafata ghetto yawe ukayigira mu rugo. Za ndangagaciro wagiraga iwanyu ukazizana muri ghetto yawe, bya bindi byatumaga uba wa wundi wari we iwanyu ukabizana muri ghetto yawe. Tugomba kumenya ko turi abanyantege. Niba uri muri ghetto ukaba ubona kwihangana bitakoroheye, utari bubishobore, kucyumva wakwinvitingamo umuntu. Setting boundaries ziri clear. Uvuga uti muri ghetto yanjye nzagira gutya, cyangwa se muri ghetto yanjye ngiye kubana n'abantu, sinzaba njyenyine, nta muntu uzaza kudusura tutari kumwe twese. Urimo kumva? Ibyo nibyo bitera ibishuko no gucika intege ku mubiri. Nta muntu uzaza kudusura tutari kumwe n'abandi mu rugo. Naza kunsura azasanga Hope, azaza gusura asange Prince yahari. Nagusanga uri kumwe na Prince nagira ahantu ajya nasirikire. Hari ibintu bita gusirikira. Akaza muri kumwe mu rugo, naza kubasura Prince yagahita asirikira, akajya ku muhanda, bikikanga afashe n'akamoto, akaba agiye nk'ahandi hantu nyine. Arimo gucreatinga room yo gucika intege kwacu no kuba twagwa mu byaha. So iyo ubonye bimeze gutyo, mwe uravuga ati ngiye kubana na kanaka, muhuje indangagaciro, umwe akaba umufasha w'undi. Waba ufite umuntu w'inshuti yawe, umuhungu mukundana, umukobwa mukundana, ukabona birakomeye, yuse reka duhurira ahandi hatari mu rugo, kuko mu rugo ndabona bitari bworohe. Yego. Akakubwira ati ngwino ndebe, ukamubwira uti wapi, ahubwo ati surankunda ubundi. Ibyo bibazo nimwe muhura nabyo, murabizi no kundusha. Ariko nanone bisaba kuba bold, bikaba kiriya ukabimwereka mu buryo bw'urukundo, ku buryo abyakira. Ndabona bikugoye. Aho ngaho abantu mudukurikiye mutubwire muri comment, we wabyitwaramo gute? We wabyumva gute? N'ubundi n'iki kiganiro, reka nkuhe nk'urugero. Wenda nkanjye nize muri single, muri Speriez, niga mix muri Twankome. Ariko muri Twankome ndigaga muri mix isa nkaho ari single y'abahungu. Donc abakobwa twari nka kimwe cya 10 cy'abahungu bari mu kigo. Noneho umuntu tujya kujya ku ishuri, nka mama yarambwiraga ati mwana wanjye uzagendere gutya na gutya na gutya na gutya. Hari imyanzuro navaga mu rugo mfashe ko nzitwara gutya na gutya na gutya na gutya. Ukagenda wagerayo n'icyo kintu twavuze ngo gute wava muri religion ya Gikristo ukajya mu itari ya Gikristo ugakomeza kuba umukristo. Hari ahantu nageraga nko ku ishuri bitewe na religion twabaga turimo.
nyine ukagerageza ugashaka nk'uko ubimbwiye ugashaka umuntu mufite indangagaciro zimwe kugira ngo mubashe kugendana nyine kugira ngo hatazagira ugwisha undi ariko hari igihe ufata nk'umuntu gutyo ugasanga we aroroshye kuba manipulated nkafata nka Prince yambwa Prince ya rero turahuje indangagaciro tugomba mbese tugafatanya noneho ibintu byose Prince yambwiye nkajya mbikora kuko nzi ko duhuje indangagaciro ejo bundi hakaza umuntu agahita ahindura Prince akamumanipira ku buryo ahita ava muri bya bindi no kuko nawe ibyo yambwiraga byose byakira akambera umuyoboro wo kugwa ese aho ngaho ugeze muri iyo condition ushobora mbese wagenda ntugire inshuti wagenda ukagira inshuti ariko ntuyizere mbese kugira ngo ubashe kuba wafata umwanzuro ugume ku mwanzuro wawe koko niyihe ntwaro ya mbere wakwitwaza wagira inshuti nyinshi ukizera Imana aha ngaha ngira ngo ni bya bindi batubwiye yadusobanuriye atubwira ati ureba ahari inyungu nyinshi kurenza ahari inyungu nkeya ushobora kuba ufite inshuti nyinshi ariko zitakugeza kuri byiza nyamara ugize Yesu inshuti cyane yakugeza kuri byinshi iki ntekereza ni iki iyo ikintu gifasha abantu iyo muhuje nk'uko mukaba inshuti biba byiza iyo mukomeje kwibukiranya za ndangagaciro zanyu iyo mukomeje kwibukiranya amahame yanyu ubutitsa igihe cyose iyo umuntu akibuka amahame n'indangagaciro ze niyo hari ikigiye kumukura muri ya mahame arakigusangiza kubera ko mubyibukiranya kenshi iyo abigusangije umwibutsa nawe za ndangagaciro zigatuma cya kindi gita agaciro kuko zikirusha agaciro reka nkubwire inuza agaciro k'umuntu ni igiteranyo cy'indangagaciro ze hari umuntu ufite amafaranga inote nayo ufite ni kuri mobile money se hagira umuntu yereka inote basi kuri mobile money mbere ukuntu inoti imeze mpereza iriya note se tubanza tuyatera umuti se urabona aya mafaranga iyo bakubajije ngo inote ya 2 y'amanyarwanda ngirangwa n'iki kikubwira ko ariyo icya mbere kiriho ni uko iriho agaseke kayagirana icya kabiri hariho umunara icya gatatu hariho aya masinyatire icya kane hariho imibare icya gatanu hariho n'ikawa iyi note uyibonye umuntu ayifite neza ariko nta munara uriho yaba ari iya 2 se uyibonye se nta kawa iriho kuri uru ruhande hatariho ikawa ari nk'umweru yaba ikiri iya 2 uvuga ngo iyi note ihabwa agaciro n'igiteranyo cy'indangagaciro zayo iyi note niyo ukuntu imeze gutya uyifashe ugafata kembe ugakatamo kano kantu karimo hano kanditseho ngo beneri ukagakuramo ukayiha umuntu yayemera hari icyo yagura kubera iki ntabwo yaba yizeye kubera iki tuzuye ko beneri nayirimo yataye indangagaciro ikindi for this note niyo yaca mu bintu bitandukanye bikomeye bisa n'ubikanda ubuzima bwayo ukayikanda ku rwego rukomeye ukayikanda ariko iyi note ni yangahe urishobora ni iya 2 bisaba kureba neza kuyirambura neza wamara kwirambura neza ukareba ko igifite za ndangagaciro urimo kumva iyo igifite za ndangagaciro iba ikiri iya 2 yego ariko nk'ubu ngubu nayikanze cyane nk'uko nayibabazaga gutya mwayirambika muri jike narangiza kuyirambika muri jike nkayicishamo yabisa gute
yaba ari iyangahe se? Hari ikintu yagura se? Kubera iki? Yamaze guta indangagaciro. Ntabwo ari ikibazo cya environment turimo, ntabwo ari ikibazo cya challenges duhura nazo mu buzima na situation tujyamo zitandukanye. Ni ikibazo cyo guta indangagaciro zacu, bwaba mu buryo bukomeye cyangwa bworoshye. Kandi aho uciye hose ushobora kugira indangagaciro zawe, ushobora kuzibika. Iyi note iyo ivuye mu mufuka w'umuntu ukomeye tuzi, reka nka perezida wacu twubaha, iba ari iya 2 pe. Iyo ivuye mu mufuka w'umuntu uciriritse dushobora gutekereza, nk'abakozi bo mu rugo nibo twita ngo baraciriritse, abakarani, iyo ivuyemo nabwiza ari iya 2. Bisobanuye ngo atari aho wavukiye naho uturuka, indangagaciro zawe nizo ziguha agaciro ufite. Atari karitsiye utuyemo, aho uba, aho utuye, akazi ukora, ikiguha agaciro ni indangagaciro zawe, ni igiteranyo cyazo. Ariko aho ugiye hakagukuraho indangagaciro, aho niho hakwambura agaciro kawe cyane. So icyo dukwiye kumenya cyambere ni ukurinda indangagaciro zacu ko twazitakaza. Yego, iyo wamaze gusobanukirwa agaciro kawe, ikigutesha indangagaciro cyose ukigendera kure. Ngira ngo ibyo biranadusubiza ku mutwe w'amagambo wacu ngo ati ni gute wakomeza guhagarara ku mwanzuro wawe ukavuga yego ikaba yego. Ni ukumenya ugasobanukirwa indangagaciro zawe, cyangwa se ugasetinga principles mu buzima bwawe, ukajya uvuga ati ese principles zanye ninzireka ndayoba, wa mungani ndava mu muhanda ndakurashinga ninjya ku rundi ruhande. Ibyo nuko twahoze tubivuga kare, nahoze mubaza neza, ndagira ngo twite dusoza. Namubazaga se umwanzuro cyangwa se indahiro bitandukanira hehe. Yadusobanuriye yuko umwanzuro ni ubanza mbere y'indahiro. Indahiro ijya kuza deja amaze gufata umwanzuro wiyemeje ahubwo kugira umunsi ku wundi, ibintu bya buri munsi ku wundi. Ibyo bigatuma nkubaza ikibazo nti ese ni gute umuntu yafata umwanzuro runaka, uwo mwanzuro ukaba wagira ingaruka, ukaba wakimpactinga isi yose muri rusange. How can your decision impact people or the society wisanzemo? Icyo umuntu akora ni iki? Wowe ureba ibigufitiye akamaro kuruta ibindi. Ariko igihe cyose ubona ibigufitiye akamaro bidafitiye sosiyete akamaro gafatika, ujye umenya ko wamaze kuyoba. Ushake ufate umwanzuro wihuse wo gushaka aho wayoboza kugira ngo usubire mu nzira nyayo. Aho ngaho hari umuntu ushobora gufata umwanzuro muri society ikabona karimbi, ariko twibuke ko baravuga ngo mu rukiko rusanzwe nyine nk'umuntu agiye kuburana ntago hatsinda ukuri, ahubwo hatsinda ibimenyetso. Ese aho ngaho kuvuga ngo nufata umwanzuro ukabona sosiyete runaka itagushyigikiye, cyangwa se ukabona nyine harimo abakurwanya benshi, ntago bishatse gusobanura ko wataye umurongo. Ahubwo hari igihe uri gufata umwanzuro uri bubangamire bamwe bataye umurongo. Kuko hari nk'igihe wenda nk'urugero ushobora nko gufata nk'umwanzuro wenda nkwiga nko mu kigo cy'amashuri, icyo kigo nta muntu usenga ubamo, wowe ugafata umwanzuro ukavuga ngo njye nzajya nsenga. Bose bakabona ko ibyo uri gukora nibyo bibi kuruta ibyo baba bari gukora. Ese igihe cyose ufashe umwanzuro ukabona ko sosiyete urimo itawishimiye, bisobanuye ko wafashe umwanzuro uhubutse, cyangwa se wafashe umwanzuro utari mwiza. Ni gute ushobora kumenya ko umwanzuro wawe ni mwiza ahubwo sosiyete ndimo niyo mbi, cyangwa se umwanzuro wanjye ni mubi sosiyete ndimo niyo nziza? Ese ushobora kumenya gute ko umwanzuro wawe ari wo kibazo cyangwa sosiyete urimo ari yo kibazo? Ibyo bituruka kuho uvoma indangagaciro zawe, kuko ni naho uba uvoma imyanzuro ufata. Ese umwanzuro wanjye bimeze gutya na gutya. By the way, nta n'umuntu ugira umwanzuro mubi, nabivuze kare. Imyanzuro yose dufata aba ari myiza, ahubwo ikiba kibi naho dukura, naho tuvoma iyo myanzuro. So icyo umuntu akwiye kumenya ni ukureba se bino bintu ni ukuri, ibyo ngiye gufataho umwanzuro, ibintu ngiye guhitamo ni ukuri. Ese niba ari ukuri bifitiye akamaro abantu bose cyangwa benshi,
niba bibafitiye akamaro ni mu buhe buryo. Ese ikindi mwanjye icyo mpita nkurikizaho mpita mvuga ese bino bintu birahesha Imana icyubahiro. Iyo maze gukurikizaho ko bihesha Imana icyubahiro nkabona biyihesha icyubahiro nta cyambuza kubikora nitaye ku muntu uwo ari we wese. Iyo njyewe iyo niyo final judgment yanjye ngira, niyo point finale, nirwo rwego rwa nyuma mvuga ngo aha niba byemewe ahandi hose ntacyo bitwaye. Niba ijuru ribya provinga nta kibazo ahandi nakwihangana, ariko nanone ukareba n'indangagaciro z'igihugu urimo n'ibyo igihugu gishaka ukabikora koko biri ku rwego rushimishije. Sinzi ukuntu nabizana neza, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko umuntu akwiye kumenya neza indangagaciro ze n'aho azivoma n'isoko azivomaho. Wamara kuzimenya ukamenya ko zifite ikintu gikomeye zivuze ku buzima bwawe, kuko nizo ziguha amahitamo ukora. Amahitamo ukoze akagaburira cyangwa agaha baze umwanzuro ufata w'ubuzima bwawe, warangiza ugafata imyanzuro irenze n'umwe ndetse yo kuyobora ubuzima bwawe. Wavuze ngo ni gute umuntu afata umwanzuro ukaba wagira ingaruka ku isi. Reka ntabwo ushobora guhindura isi, ntabwo bibaho. Ntabwo uzahindura isi, ibyo byo ndabigusezeranyije. Cyokora wahindura abantu bakeya bakwegereye, twamara guhinduka natwe tugahindura abatwegereye, nabo bagahindura ababegereye, bishobora gusoza duhinduye isi. Ariko ntugire inzozi zo guhindura isi utari wihindura, kuko ubuzima bwawe nibumara kuba umucyo uzirukana umwijima muri karitsiye yacu, noneho karitsiye yose ihinduka umucyo. Nimara guhinduka umucyo yirukana umwijima mu mudugudu, umudugudu uhinduka umucyo wirukana umwijima mu kagari, akagari nigahinduka umucyo kazirukana umwijima mu murenge, umurenge nuhinduka umucyo uzirukana umwijima mu karere, akarere nigahinduka umucyo kazirukana umwijima mu ntara, intara nimara guhinduka umucyo izirukana umwijima mu gihugu, igihugu nigihinduka umucyo kirukana umwijima ku mugabane, umugabane nuhinduka umucyo tuzirukana umwijima ku isi. Ubwo nibwo buryo bwonyine twacamo tugatsinda. Urabanza ugahindura ukwegereye, tugahindura isi. Ntabwo tuzahera ku isi ngo duhinduke tuza twiyizaho. Umuntu wenyine ushobora kukubuza kugera ku nzozi zawe, kukuba wa wundi wifuza, ni wowe. Nuramuka ushoboye kwihindura uzahindura n'abazagukomokaho. Imana ibahe umugisha. Amen. So Imana ibahe umugisha nshuti bakundwa bacuranye program nk'uko mwabyumvishije. Mbere yo kuvuga yego cyangwa hoya, manzi umenye se indangagaciro zanjye zirimeze gute, zihagaze gute, ese ziranyemerera kuba nafata icyemezo cyo kuvuga yego cyangwa hoya. Nyuma yaho ubanze umenye niki kiri kugaburira izo ndangagaciro bigusunikiriza gufata umwanzuro runaka. Kandi mukomeze gushikama mu ijambo ry'Imana tuvuga ati nimukarahire ko kurahira naho bizatugeza naho bituganisha. Nkuko umukozi Imana bituganije yatubwiye ngo mbere na mbere banza urebe ikigufitiye inyungu kugira ngo ubone gufata icyemezo runaka. Ngira ngo hope wabyumvishe. Kandi ikindi yadusobanuriye ko kurahira ntaho bitugeza azongaza ari biturahurira umuvumo ku ijambo ku Mana. So ngira ngo rero mwagira umugisha, ngiye nasubijwe cyane. Ngira ngo nibazo byanyu maze imisi mutubaza ngo ngese ni gute umuntu yafata umwanzuro akawugumaho. Banza umenye se niki kiri kunsunikiriza gufata uwo mwanzuro. Ese ndungukamo gute mu gufata bene uwo mwanzuro. Ngira ngo nicyo kintu nyamukuru, niyo ngingo nyamukuru. Hari ibintu byinshi wifuza gukora mu buzima ariko ukibaza se nabigendamo gute. Ariko arabidusobanurira tubwira ati gufata umwanzuro neza ni nk'imodoka iri mu muhanda mwiza ku buryo iramutse ivuye mu mahame yayo yahita inakora na accident. So Imana ibahumurije cyane. Ngira ngo hope nawe hari icyo wabivugaho mbere yuko dusoza. Ikindi nabivugaho mbere yuko dusoza, uyu munsi twasubijwe Prince wabibonye ari abakunzi bacu. Hari ibibazo byinshi mwari maze iminsi mwibaza muri comment tukabibona, harimo benshi nkeka ko babonye ibisubizo by'ibibazo bari bafite. Ikindi kandi yatubwiye amagambo akomeye, yatwigishije uburyo buri muntu wese
indangagaciro ze agomba kuzigumamo bititaye kuri sosiyete arimo, bititaye kuri region urimo, bititaye ku bakuzengurutse, ahubwo wowe ukamenya uwo ushaka kubaho cyane, ukamenya wowe urinde kwanza mbere yuko ujya gukurikira inzira ya bariya, wowe urinde ushaka kuba ndi. Namwe rero bakunzi bacu, menya uwo uriwe, umenye n'uwo ushaka kubaho. ngira ngo hope niba ngibi birasubiza ikibazo ati se ko namaze guta inzira nayigarukamo gute? ngira ngo ngibi birakwibutsa, urafata umwanya wibuke se iyi nzira ndimo aho ndi kugana, ndabona hari icyo ndi gukuramo kizima gishobora kumfasha kubaka ubuzima bwanjye. niba ubona yuko ntaho biri kugeza, ushobora guparika ugatangira ugafata umuhanda mu buzima urimo. ngira ngo rero yadusubije cyane, Imana iguhisha umukozi w'Imana. Kandi ikindi twabonye ko nta muntu utahinduka. Oya, nta muntu utahinduka. Umuntu wese inzira yose urimo, nimba uyitekerejeho ukabona ko utari mu nzira nziza, ushobora guhinduka cyane. Hari kote nkunda cyane mu cyongereza ivuga ngo everything seems impossible until it's done. Buri kimwe cyose kigaragara ko kitashoboka, nyamara wakigerageje kirashoboka. So niba wumva yuko hari uko watanye, kuko njye nibaze yuko umuntu ajya kugera kuri level yo gutekereza kuri icyo kintu kuko ari aho yumva arimo aragana hatariho. So this is a program ducisha kuri True Line ivuga ngo what do you know. Wowe kuri no topic dufite hari icyo runaka wowe uyumvaho kandi uyiziho. Uyu munsi twakuzaniye umuntu wadufashije kurebera hamwe uko twe tubyumvaho, ariko nawe hari indi opinion ubifiteho, hari uko ubizi, hari uko ubyumva. Drop your comment down there, utubwire urabyumva gute. Wowe ni gute wafata umwanzuro wawe ukawugumaho? Nsoza, hari quotation y'icyongereza ivuga ngo unsuccessful people make decision based on their current situation, and successful people make decision based on where they want to be. Wow. So umwanzuro ufata wose mu buzima ntukawufate ushingiye mu byo urimo uyu munsi, ujye uwufata ahubwo ushingiye kuho ushaka kujya, kuko umwanzuro niyo moteri igusunika ku ndoto zawe, igusunika mu nzozi zawe, igusunika aho ushaka kuba. Rero nushingira ku bushobozi buke buri ubu, buzakwereka ko bitashoboka. Nushingira ku bibazo urimo na karitsiye utuyemo, bizakwereka ko bidashoboka. Ariko nushingira kuri hahandi ushaka kujya, uzafata uwo mwanzuro bishoboke. Nushingira ku buzima bwo gukiranuka, uzafata umwanzuro wo gukiranuka ugereyo. Ariko nushingira ku kunanirwa kw'intege nke z'ubu ngubu, uzabona ko bitakunda. Ariko imbaraga zo gushobora ziva mu kwemera ko washobora. Murakoze cyane. Ngira ngo rero byose ni nawe musoza, ahubwo niba nta kintu narenzaho, gushaka no gushobora. So niba uzi aho wenda kugana n'icyo wifuza mu buzima, biragusunikiriza gufata icyemezo kizima, biragusunikiriza kuvuga yego cyangwa hoya. Ahubwo icyo tugomba kwirinda cya mbere ni uko kurahira, nkuko twabibabwiye turahincana ni ukugerageza tugafata ijambo ry'Imana tukaryumva mu buzima busanzwe. Ese tubyumva gute? So rero uko ubyumva nawe ubitubwire, gusa twebwe twakubwira nuko kurahira izina ry'Imana mu tuntu dutoya si byiza, nkuko Imana ubwayo nibyo yabyivugiye ngo ahubwo vuga yego yawe, yego yawe yawe. So mu gihe uzi aho ushaka kugana n'ibyo ushaka kujyamo, yego yawe cyangwa oya yawe. Ariko nanone bibuke ko kugira ngo yego yawe niwo uzabigiramo uruhare. Igihe cyose uzaba ufite indangagaciro zikwemerera guhagarara ku cyo wavuze, nta muntu uri bugusubirishemo ngo rahira, nta muntu uri bugusubirishemo ngo vugisha ukuri. Igihe uzakora ikintu ukagira indangagaciro zikwemerera kuba umwizerwa, wavuga yego abantu bagafata yego, wavuga oya abantu bagafata oya, ugomba kuba mbese ugomba gufata umwanzuro bigendeye kuko umaze kwitwara. Hindura imyitwarire yawe, uhindura indangagaciro zawe kugira ngo ube wa wundi ugira yego ikaba yego, ugira oya ikaba oya. So reka turashimira umutumirwa wacu kuba yadusuye no munsi. Imana imumugisha cyane utagabanije, kuko hari inzu yari irubakwa ashyizeho itafari. So Imana imumugisha cyane. Turashimira cyane na hoteli nziza twicayemo yitwa Auberge, ibarizwa Kibagabaga hafi y'umusigiti neza. Aho ngaho uhageze uhasanga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye. Ushobora kuharuhukira, ushobora kuhahostingira inama, ndetse ushobora kuhakora n'ibirori byinshi bigiye bitandukanye. So Auberge ni ahantu heza cyane, muzahasure. Turashima cyane n'aya mashusho meza muri kubona twaheshejwe na Shivanova Entertainment Group. Ni groupe nziza ishobora gukora bridal shower, baby shower, birthday, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So ubukwe rero muri no minsi, conference coverage, exactly, ibintu byinshi cyane, ndetse n'amafoto meza cyane, ukabona amashusho yawe nk'uko ubyifuza. So namwe turabashimiye, tubashishikariza gukomeza gukora subscribe, mugakora comment,
mugatanga link mugasharinga link cyane kugira ngo ndetse ubutumwa bwiza bugende busakara isi yose. So turabashimiye tubifuriza amahoro n'imigisha kugira ngo bihorane namwe naho ubutaha. Murakoze cyane.